Inkuru zigezweho muri ino minsi ni ukumva yuko ababarizwa mu gisata cy'uburezi kugenda bahagarikwa bya hato na hatoya, bamwe bagahabwa amezi 3 badahembwa, abandi bakirukanwa burundu. Ni ikintu gisa nk'aho wenda kigenda kivugwaho ibitari bimwe, ndetse na REB yize kubisobanura abantu benshi ntibabyumva neza, cyangwa se na NESA wenda igerageje kubisobanura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, abantu ntabwo babyumva neza. Ubu tukumva abadegiteri kugenda bahagarikwa bya hato na hato. Mu minsi yashize twigeze kumva abadegiteri benshi cyane bahagarikwa hafi 1000, aho havuga yuko badashoboye kuyobora cyangwa se badafite quality yo kumuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Ibi ni bigenda bikorwa buri myaka 3 kubera yuko nyine bagomba kwivarewa bakamenya nimba wa muyobozi w'icyo shuri imihigo neza ku rwego bashaka mu byo gukora implementation ya policy ya education kugira umwana yige neza nk'ibisanzwe. Ariko nanone se ni ikihe kigendwa kubona umuyobozi w'ikigo cy'ishuri yirukanwe, cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wungirije, cyangwa se umwarimu yirukanwe kandi bitabyiteze? Ahandi ugasanga muri government biratekanye, nagenda bihuza kubera yuko aya makuru ni ingenzi kuyamenya. Uko byagenda kose urayakeneye, waba ukunda uburezi utabukunda, ukunda uko government. Ibi ni ngombwa kuko buri kazi kose kagira discipline ikagenga, ari byo byubaka n'ubundi n'akazi gafite ireme, ndetse no kubaka umwana w'u Rwanda w'ejo hazaza ufite ubushobozi kuzatekereza nk'umuntu nyine wanyuze mu bigo by'ishuri byiza biyufashwa na leta, cyangwa se bifite ubushobozi bwo gutanga ireme ry'uburezi nyabwo. Nyemerera mu kino kiganiro nze kukubwira ibigenderwaho kugira byibuze ngo birukane umukozi wese igihe runaka atabyubahirije, kubera ko hari igihe wagiye wibaza ni ukubera iki bikorwa. Muraza kunyihanganira kuko naje gufata amakuru asa nk'aho atari makeya, ariko reka tuyasangire. Mineduc yashyizeho uburyo bwose bushoboka kugira ngo umuntu aho yaba ari hose amenye itegeko rimurengera, ariko amenye n'amategeko agenda mugonga cyangwa se agomba kwihanganira. Nyemera nkusabe ukanasubscribe nimba ari ubwa mbere udukurikiranye, kandi usangize n'abandi inkuru zacu. Ujye muri like, ukande like, ubundi ujye muri commentaire utwandikire igihe ubona ko utwandikire muri nimero iri muri description yacu. Dukomeje kwakira abantu bose batugana bumva gufatanya natwe mu buryo butandukanye, mu buterankunga butandukanye, yemwe no kwamamaza. Turabakira kano kanya. Ndashaka kugira mbabwire ibintu by'ingenzi bigenerwa kugira uno mukozi yirukanwe. Ndababwira ibintu byinshi cyane ariko by'ingenzi. Nyemerera mvuga icyambere ni igihe akoresha uburyo butari bwa kinyamwuga mu gutanga cyangwa se mu guhindura amanota y'abanyeshuri. Aka kane impamvu nakagarutsemo, murabizi ko abadosi muri no minsi kugenda barega abadegiteri yuko bagenda batanga amanota muri kamisi, ariko nyamara abanyeshuri batarakosowe, batarakoze ibizamini. Icyo kiganiro nzagikora mu buryo bwimbitse kubera yuko mfite amakuru abaje cyane. Ntekereza ko na kino kintu Mineduc itagikurikije cyaba ari ikibazo. Akoresheje uburyo butari bwa kinyamwuga mu gutanga cyangwa se mu guhindura amanota y'abanyeshuri. Noneho hari naho badakora ibizamini ariko bagahabwa amanota. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, atubahirije ibipimo ngenderwaho mu kwigisha no gutanga ibizamini. Aha ni handi nyine bareba mu by'ukuri igipimo umwana agomba kwigaho, isomo runaka agatsinda ku isomo runaka yakigezeho. Aha rero igihe runaka utabikoze, menya yuko rwose uri mu kaga kuko wagira wakwirukanwa. Icya gatatu, yakatiwe burundu n'urukiko igihano cy'igifungo kingana cyangwa se kirenze amezi 6. Automatically igihe runaka wakatiwe n'urukiko igihe kingana amezi 6, ahangaha wagisute wirukanwa. Icyayindi gikurikiyeho aramusataye akazi nta mpamvu cyangwa se nta ruhushya mu gihe kingana byibura iminsi 5 ikurikirana. Ariko se noneho ko abadegiteri nzi yuko hari aho batanga iminsi 5 ikurikirana yakonje, bafite ububasha? Question mark. Tuzabigarukaho nanone. Igikurikiyeho ahimbye cyangwa akwirakwije amakuru agamije gushyira ibikangisho ku bakozi cyangwa ku banyeshuri, kubacamo ibice, kuba inzangano cyangwa se gutera ubwoba mu ishuri. Ibi byose birahanirwa ku rwego ugomba guhita wirukanwa. Ikindi gikurikiyeho wenda mutari muzi, ni igihe akoresha imvugo cyangwa se ubundi buryo bushyigikira ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se irindi vangura. Ahangaha ho rwose nta nubwo bahumiriza, baguha reture ikwirukana. Ubwira yuko hari n'ibyo ukora ugahita wibona
mu zindi nzego zitandukanye n'ahangaha. Igikurikiyeho ni igihe akoze uburiganya agahindura ibikubiye muri dosiye ye y'akazi cyangwa se iy'undi mukozi. Ahangaha dosiye yawe igomba kuba ari iyawe neza kandi yujuje ibisabwa. Igikurikiyeho yatanze ibyangombwa mpimbano kugira ngo uhabwe akazi inferior, ni rwose ahangaha ntabwo yanabikira. Ahangaha rero naho barakwirukana uko byagenda kose. Hari akandi kantu gakunda ku bigo by'amashuri ariko batazi neza yuko kirukanirwa burundu, ni igihe wibyeho when still rwose uri kuviolatinga itegeko kandi iri bwiriza agomba guhita rigwanisha igihano cyo kwirukanwa burundu. Igikurikiyeho ni igihe ahimbye cyangwa se ahinduye inyandiko cyangwa akoresha inyandiko mpimbano mu micungire y'umutungo w'ishuri. Ngo degiteri rwose kontabure nawe nibura umwarimu ukaboneka muri ino kosa, menya ko nta kabuza igihe rigufashe gahunda niyo kujya kwerekeza mu rugo. Nanjye vuba guhinga, ariko no guhinga nabyo ubu ni akazi, ni uko kwirukana. Ikindi kiremereye nanone bagenda kujya bakwirukane ni igihe ahojeje undi muntu ku nkeke amukubise cyangwa se barwanye. Ibi rwose iyo bigufashe menya yuko urirukanwa. Igikurikiyeho amenye ibanga ry'akazi. Kumenya ibanga ry'akazi ahangaha harimo ikintu gikomeye cyane ku bantu baba mu kazi nyine. Iyo ugaragaye yuko wagiye umenya amabanga y'akazi bikagufata nk'icyaha, nyine kumenya ibanga ry'akazi nawe kubyumva, ahangaha urirukanwa burundu. Hari ikindi kijya gikorwa ariko kikirengagizwa cyangwa se bakarenzaho, igihe atose umuyobozi w'ishuri cyangwa se umuyobozi w'ishuri wungirije akoresha amagambo, inyandiko, ibishushanyo cyangwa amafoto, ahangaha you gonna be fired. Ahangaha rwose bazakwirukana. Umututse mu buryo bwose butandukanye, ugatuka umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, ahangaha ni degiteri, ni dose ni dode. Iyo batutse rwose bikagufata ni ukukwirukana. Ariyo mpamvu usanga henshi babihakana. Igikurikiyeho ni igihe akoze uburiganya bugamije gutonesha cyangwa se kugabanyiriza amahirwe umukandida mu bijyanye no gutangwa y'akazi cyangwa se itangwa ry'akazi. Ni handi nyine ugasanga ubigizemo uruhare, iyo bigufashe urirukanwa. Iyo akoze ihohoterwa iryo ari ryo ryose, violence, ahangaha rwose menya ko urataha burundu, ni ukwirukanwa. Igihe uhoza umunyeshuri cyangwa se umukozi ku nkeke ishingiye ku gitsina, ahangaha rwose ni sexual harassment against a learner or an employee. Ahangaha ugomba ni sexual harassment, ugomba kwirukanwa burundu. Igikurikira gisa nkaho gikomeye ni igihe asabye, yakiriye cyangwa atanze ruswa cyangwa se indonke. Bigenda bivugwa mu bigo by'amashuri ko arimo ruswa, bigenda bivugwa. Aha rero iyo bagufashe uretse no kuba wayakiriye bakakwirukana, hazamo n'izindi nzego, kuko ntabwo rwose wabakira. Ujya umenya yuko wifunguriye imiryango yo kwirukanwa. Ikindi gisa nkaho gikomeye ariko cyoroshye kugikora, iyo worohereje umunyeshuri gukopera. You are frustrating a learner in cheating. Ahangaha you have to be fired out of the school. Ntabwo rwose wahagarara na rimwe. Akandi kantu ngira wenda mbabwire naje gusanga katoroshye, ni igihe anyereje cyangwa se acunze nabi umutungo w'ishuri, yaba ibitabo, yaba ibintu byose biva kwa kontabule, bikagaragaza yuko wenda bikora mu buryo budashaka kubyitaho, aho urirukanwa. Igihe nanone yicishije abanyeshuri inzara, aha kiragarutse, kubera yuko usanga abadegiteri benshi bicisha abanyeshuri inzara mu gihe runaka, kubera yuko banze kubatekera. Ahangaha urimo wikingurira umuryango. Mu yandi magambo, urafite amakosa kubera yuko sinzi naho bakuburanisha. Igikurikiyeho ashyizeho cyangwa agiye mu mutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugambanira cyangwa se kubangamira ibikorwa by'ishuri. Ahangaha menya yuko uzagira ute, uzataha. Umaze kubona yuko ibi byose nyine bigize ute, bikureba. Hari akandi rero, hari ikijyanye n'amafaranga y'ishuri. Aha twakigarutse mu biganiro byashize, ariko igihe yatse ababyeyi amafaranga anyuranyije
nagenwa na minisiteri ifite uburezi mu nshingano atabiherewe uburenganzira. Ahangaha ntabwo ari amategeko y'imbere mu kigo, handi usanga iyo umunyeshuri yangije ahantu agomba kuhasana cyangwa se ugarura ibyangiritse. Aya ni ordre, ni amategeko y'imbere mu kigo, ariko kwa kundi usanga umuyobozi w'ishuri yikoze agatuma ababyeyi abanyeshuri amafaranga ariko anyuranyije n'ibyo minisiteri yategetse, ahangaha rwose ni ikibazo. Aha mugiye kunsubiza muri komanteri ngo nyine se ni abana ngo babinyuza muri komite y'ababyeyi. Oya, ahangaha ho hari ubundi umuntu yabisobanura, wenda nimushaka tuzabibabwira. Igihe adashyira mu bikorwa amabwiriza cyangwa se ibyemezo byatanzwe na minisiteri ifite uburezi mu nshingano, ahangaha agomba guhita yirukanwa. Ikindi gikomeye ni igihe ishuri ry'uburezi bw'ibanze rigaragayemo umwanda ukabije ku muyobozi w'ishuri, ahangaha itagenda nta kabuza. Ikindi kandi ni igihe nanone yataye cyangwa se yangije igikoresho cy'akazi gifite agaciro kangana cyangwa kari hejuru y'amafaranga y'u Rwanda 500, iyo hagaragaye ibimenyetso by'uko yabigizemo uburangare, ahangaha itagira ahita ataha. Icyo nakongera ahangaha ni uko umukozi wahaye igihano cyo ku rwego rw'akazi kubera ko yangije cyangwa se yataye igikoresho cy'akazi, yishyura kandi amafaranga angana n'icyo giciro yangije cyangwa se atakurikiranye. Akakana kumugomba kukamenya kubera ko ari igihe uzahora n'umukozi w'ikigo cyangwa se degiteri ajwe yakubwira ati ibi birakureba urabyishyura, ugasanga utaye rwaserera. Ikindi nakongera nuko umukozi amenyeshwa mu ibaruwa imumenyesha igihano cyo ku rwego rw'akazi, ingano y'amafaranga agomba kwishyura ku gikoresho yataye cyangwa se yangije. Nyine bifite uburyo bikora, bahita bikumenyesha mu buryo bugize ute, mu buryo bw'urupapuro cyangwa se rw'iretere, ukamenya mu by'ukuri igihano baguhaye binyuze mu buryo bw'ofisiyeri. Rero umuyobozi ufite ububasha bwo gutanga igihano yirukana umuyobozi w'ishuri wungirije cyangwa se umukozi bidasabye icyifuzo nama cy'akanama gashinzwe gukurikirana amakosa ku rwego rw'akazi, iyo bataye akazi mu gihe kingana cyangwa kirenze iminsi 5 y'akazi ashingiye kuri raporo ibigaragaza. Babandi bavuga ngo turasiba uko twiboneye, tuzabigira gute, ndagira mbabwire ko akanyu kagize ute kashobotse. Ngiye ibintu 24 bishobora gutuma wirukanwa burundu mu kazi ukakabura, mutari munazi. Abenshi mwabyumvaga rero mukagira ngo ni bya bindi wenda bagenda bavuga ku mpande, ariko REB ibashyizeho umucyo kugira buri mukozi wese amenye ano makosa atazayagaragwaho kandi imyanzuro imufatirwa ikaba iremereye cyane. Nyemereme twabanye kugeza kano kanya ngushimire, mvuga ngo duhure mu kindi kiganiro. Nongeye nsaba umuntu wese usanga twumva akaba yakana subscribe kandi ushanze n'abandi ujye mu comment twandike kandi no kuri like. Bye bye, turakunda cyane, ni wa mungwanya inisheni wanyu nge nkayobora.